ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ni muhumure bana b'Imana, muze duhure na Yezu uje kudukiza. None kuwa kabiri w'icyumweru cya 27 tariki 5 Ukwakira 2021. Isomo rya mbere riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi umutwe wa 3 kugeza ku wa 10. Ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Yonasi bwa kabiri riti: haguruka ubwire Nivi umujyi mugari maze wamenyeshe icyo nzakubwira. Yonasi ahaguruka maze ajya Nivi akurikije ijambo ry'Uhoraho. Nivi rero ikaba umujyi mugari bihebuje, kugenda byari iminsi 3. Yonasi yinjira mu mujyi akora urugendo rw'umunsi umwe, yigisha agira ati: hasigaye iminsi 40 maze Nivi karimbuka. Abanyaninivi bemera Imana, batangaza igisibo, bambara ibigunira kuva ku mukuru kugera ku muto. Rya jambo riza kugera ku mwami wa Nivi, nawe ahaguruka ku ntebe y'ubwami, yambura igishura, yambara ikigunira, yicara mu ivu. Nuko batangaza muri Nivi iteka ry'umwami n'abakuru bo mu gihugu rivuga riti: abantu n'inyamaswa n'amatungo ari amaremare n'amagufi ntibigire icyo birya, ntibirishe kandi ntibinywe n'amazi. Nibyambara ibigunira, baba abantu zaba inyamaswa, nibatakambira Imana imbaraga zose, maze buri wese areke imigirire mibi n'urugomo rwitwaza amaboko. Ninde wamenya ni Imana itahindura imigambi, umujinya ugashira mu mutima, maze ntitube tugipfuye? Imana ibonye ibyo bakoraga nuko bahinduye bakareka imigenzereze yabo mibi, nayo ihindura imigambi, icyago yari yabateguje ntiyakibateza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 130. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utege amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanga mu imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro, kuko Uhoraho ahorana imbabazi akagira ubuntu butagira urugero. Niwe uzakiza Isiraheli ibicumuro byayo byose. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 10 murongo wa 38 kugeza kwa 42. Muri icyo gihe Yezu akomeza urugendo n'abigishwa be, agera mu rusisiro, maze umugore witwa Marita aramwakira. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani yumva amagambo ye. Marita we yarahugiye mu byo gushaka amazimano. Ageze aho araza abwira Yezu ati: mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwire aze amfashe. Ariko Nyagasani amusubiza ati: Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahibikanwa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike, ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Bana b'Imana ni mukomere, ibintu ni magirirane. Uyu munsi turavuga ku ngingo yitwa magirirane, aho umuremure amanurira umugufi, umugufi akazamura cyangwa agatorera umuremure. Muri amasomo tujya kuzirikana nyine kuri iyo ngingo kuba magirirane. Kuba magirirane birakiza. Nukumenya ko mu ruganda rukora umunsi wose mu masaha 24 byanze bikunze hari abagomba gukora ku manywa, hari n'abagomba gukora nijoro, ariko bombi bakuzuzanya kugira ngo uruganda rugere gute rutera imbere. Kuba magirirane rero bavandimwe, kuba magirirane ni ukwemera ko n'undi hari icyo ashoboye, bityo responsibility zose waba ufite cyangwa n'ibindi byose ukora ukumva ko atari wowe kamara, ukumva ko na nyina wundi yabyara umuhungu, ukumva ko hari n'undi wakora n'ibirenze ibyawe, bityo bya bindi mugenzi wawe wakoze nawe bya bindi wakoze mukabishyira hamwe bikabyara ikintu kimwe, ikintu cyiza. Magirirane. Nuko rero muvandimwe, niba koko hari nawe aho wahengamiye ukumva ari wowe kamara mu buzima, uyu munsi Nyagasani arifuza ko hagaruka. Ugaruke nka Yonasi nawe ujye mu butumwa, nkuko Yonasi yari yarahunze ariko akaza kugaruka mu butumwa bw'Imana, akajya Nivi kujya kubwiriza Nivi guhinduka. Yonasi yahindutse kubera Imana, abanyanivi baricuje barahinduka kubera Imana. Ubwo mu isomo rya mbere bagize bati: nibyambare ibigunira, baba abantu zaba inyamaswa, nibitakambira Imana imbaraga zose,
maze buri wese areke imigirire mibi n'urugomo rwitwaza amaboko. Amen. Guhinduka, la conversion. Nguko kwicuza tukisubiraho tugahinduka, ibyo nibyo bihamagara impuhwe, imbabazi z'Imana. Nuko rero bavandimwe, amaboko ya Nyagasani ahora arambuye yiteguye kutwakira twebwe abanyabyaha, abanyantege nke. Arabyo umuririmbyi wa Zaburi yaririmbye ati, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Nuko rero bavandimwe, twese turabarwayi, twese turabanyabyaha, ntawe udakeneye impuhwe z'Imana usibye Nyagasani wenyine watugirira impuhwe, naho ubundi ntacyo twishoboreye. Nuko rero muvandimwe, ibyo ukora byose, ibyo uvuga, ujye uzirikana niba ari ibihesha Nyagasani icyubahiro. Wabona atari byo ukaba wagaruka ugahinduka. Ese inzira ndimo mu mirimo nkora niyo kwamamaza Kristo? Imirimo yanjye ihisha Yezu icyubahiro? Umugabane negukanye urampagije, unyuze Yezu? Uko ndiho binyura Imana cyangwa ngiye se biranyuze? Mu ivanjiri y'uyu munsi turabona mu cyo bita magirirane. Yezu winjiye mu rugo rw'i Betaniya, urugo rwari rugizwe n'abavandimwe batatu, Marita, Mariya na Lazaro. Bishoboke ko bari n'imfubyi kuko ntawe batubwira amazina y'ababyeyi babo mu bavanjiri, ariko kandi tunagendeye ku mpuhwe za Yezu. Yezu yakundaga kwegera abaciye bugufi, abanyabyaha, abababaye, imfubyi, abapfakazi, abakene n'abanyabyaha by'umwihariko. Yezu akunda abanyabyaha, icyo yanga ni icyaha. Batubwiye ko Yezu yakirwaga neza muri urwo rwa Lazaro, bigatuma nyine nawe ahakunda. La patrie se trouve là où on est bien. Igihugu cyawe ni hahandi nyine baza kwakira neza, aho ugubwa neza. Twumvise impande ebyiri Yezu yakiriwemo hariya muri ruriya rugo. Marita aramwakira ashaka amazimano y'ibiribwa, naho Mariya akagumisha Yezu amuganiriza amuteza amatwi. Ese muri aba uri gukora umurimo w'ibanze ninde? Uri kuvunika muri aba bombi ninde? Wakoze cyane kurusha undi ninde? Buri wese muri bombi ashobora kwibwira ko ari uri kuvunika cyangwa ko ari uri gukora iby'agaciro gahambaye. Marita nk'umuntu w'umubyeyi niwe wari ukuriye urugo, wasanga ubushyuhe bw'iziko bwari bumereye nabi, icyuya cyamurenze, cyangwa ari nko guhata nk'ibirayi by'ifiriti ku mushyitsi, akitema nk'akaboko n'urugero, bigaragara nk'aho arakariye murumuna we ko ari kumuvunisha. Marita akiyumvisha ko ari ukaze, ko ari kuvunika, ari we wagotse. Ubwo yagize ati, mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwire azamfashe. Yezu mu gusubiza Marita aramwereka ko umugabane mwiza ari ukumva ijambo ry'Imana. Écoutez la parole de Dieu, écoutez la parole de Jésus. Ntabwo Yezu ahangaha ari ugushima ubunebwe Marita ashobora kugaragaza ku murimo uwo ari wo wose, ahubwo arashima uburyo yibanda ku ijambo rye, kuko ijambo ry'Imana, ijambo rya Yezu niryo burizamushoboza na bya bikorwa byiza. La parole qui conduit aux bonnes actions. Kwakira Yezu neza ni amagambo meza, ariko ni n'ibikorwa byiza bigatanga ubuzima bwiza, umubiri na roho bikamererwa neza kubera Imana. Yezu rero akaba ari kudusaba gutwivumbura ngo dushake guhihibikanira iby'isi gusa, iby'umubiri, nyamara uko tubyirukangaho tukamwibagirwa. Ahubwo ibyo dukora hano ku isi bikadufasha kwegera Imana no kunyurwa n'uko turi. Kuba magirirane ni ukunyurwa n'uko undi ari, ni ukunyurwa n'uko uri. Bakristo bavandimwe, ku isi ni ukwitonda, nta n'umwe udakeneye undi, nta n'umwe udakeneye ubufasha bw'undi, kuko ku isi nta n'umwe wihagije. Twese turakenerana, twese kandi tugakenera iki? Impuhwe z'Imana. Marita na Mariya, umwe yari iburyo undi ari ibumoso, biteguye kuza guhuriza hamwe, de gauche à droite, nguko gukorera hamwe nka equipe, bikaza gutangira igikorwa cy'inyamibwa. Muzarebe abakinnyi b'umupira mu kibuga, ntabwo umwe akina ngo aze gutsinda wenyine, ahubwo akina kugira ngo aze gutsindira ikipe intsinzi y'ikipe yose. Nguko gutanya mwigendaho, ahubwo kuba magirirane, kuba umwe ari muto undi ari mukuru, kuba uri umuzungu undi akaba umwirabura, kuba uri umugore undi akaba umugabo, kuba uri umukozi undi akaba umukoresha, kuba uri muganga undi akaba umurwayi, kuba warize imibare undi akiga indimi, kuba uri umucuruzi undi ari mwarimu. C'est ça l'unité dans la diversité. Et l'union fait la force. Nukugira ngo nyine buri wese anyure hirya undi anyure hino, twese tuze guhuriza hamwe tugambira ikintu kimwe cyiza, gukorera igihugu, gukorera kiliziya, byose tujye tubikora twiteganyiriza iki? Ingoma y'ijuru. Umunsi umwe abagabo babiri bagiye gusaba akazi ku mubose wari ukize cyane ufite uruganda. Urwo ruganda rwatunganyaga umutobe wa marakuja. Nuko rero bosi aha abo bagabo akazi ko kujya bita kuri uwo murima urimo imbuto za marakuja
kugira ngo buri munsi bagemure ku ruganda imbuto bityo babashe gukoramo nyine umutobe wa marakuja. Murabizi namwe abantu barenze umwe bateraniye hagomba kuboneka umushefu. Nuko bosi umwe muri abo bagabo mugira umushefu, undi umukozi bisanzwe. Birumvikana shefu nawe agenzuraga uko imirimo iri kugenda, agatanga raporo kwa bosi ku ruganda ya mirimo y'ubuhinzi bw'imbuto muri wa murima. Shefu rero muri raporo ze akenshi agenda agaruka kuri mugenzi we wamuvunishaga, mbese shefu ari gukora cyane naho mugenzi we akamurya imitsi. Nuko rimwe bosi agashaka kwirukana uwo mukozi w'umunebwe uvunisha undi, ariko akabura ibimenyetso yagenderaho. Nuko barakomeza barakora buri munsi bagemura imbuto nta gusiba, kandi uruganda rukora neza pe. Nuko cyara kabaye ku manywa y'ihangu, shefu aza gusanga mugenzi we wa undi w'umukozi ari guhunyiza, ari gusinzirira ku kazi. Nuko hamagara abandi benshi ngo baze barebe iryo shyano abonye, ngo barebe ibyo yavugaga kuri wa munebwe umuvunisha uri gusinzirira ku kazi. Niko ko bahageze nabo basanga arasinziriye. Nuko shefu afata amafoto nyine y'icyo gikorwa kigayitse cyo gusinzira ku kazi. Arangije rero shefu akora raporo y'umunsi, yomekaho na ya mafoto ndetse n'abo bahamye bose barasinya. Raporo igeze kwa bosi ararakara cyane, birumvikana n'umujinya ahita yandika ibaruwa isezera wa mukozi. Nuko bosi arazana ya baruwa n'amahane menshi, asanga wa mukozi adahari, yiyemeza kurara aho ngaho ngo aze kwimwihera mu gitondo bukeye. Nuko mu ijoro mu gicuku wa bosi aza kujya gucya yumva ibisambo biri hanze biri gutambagira wa murima w'imbuto. Nuko arungukira mu idirishya abona ari wa mukozi urimo uri gutambagira wa murima. Nuko ajya yarushaho kubisha, dore ko yarabonye noneho ikimenyetso cy'ubusambo batari baramuvuzeho. Atangira gufata imigambi ko namara no kumwirukana ahita amufungisha, kandi akazafungurwa arishya amafaranga yose y'imbuto yibye. Nuko bosi abyuka buhoro buhoro akangura shefu ngo aze amwereke ibindi bimenyetso atabonye. Asanga shefu yageze ku mugonero kera ari gufurura kabaye, ariko arabyuka. Nuko bumvikana ko umwe aca iburyo undi agaca ibumoso, bwa bufatanye ya magirirane mu kibi. Nuko bakagenda buhoro buhoro bagahita bamucakira. Ni nako byagenze nyine, bahise bamucakira bamuhuriza hagati, hafi no kumuboha n'amapingu. Mu kumufata basanga afite arrosoir ari kuvomerera za mbuto. Nuko shefu amubaza impamvu ari kubikora nijoro. Undi ati nyakubahwa umuyobozi, mu gihe cy'iki pandalete aho dusanzwe tuvoma hakunze kuba huzuye abantu benshi cyane ku manywa aho nyine ku mugezi. Ngiye rero mu mayeri ngahitamo kuvomerera nijoro, kuko nyine nijoro ari naho amazi menshi. Hanyuma bosi ndamutse nibeshye sindare muri uyu murima wacu, abajura batwiba ugasanga ntacyo tugemuye ku ruganda buri munsi, bityo tukaguhombya kandi waratugiriye neza ukaduha akazi. Wa mushefu naho umuyobozi bakubitwa n'inkuba. Urumva bari baje gufata igisambo, amapingu bazanye se barayabohesha marakuja, barayabohesha arrosoir, barayajugunya, baragenza bate? Ibaze nawe uri umwe muri aba bayobozi icyo wakora. Warigitira he? Ese yaba ari waruzanye yo kumwirukana, wakora iki mbere y'iki kimwaro cy'imisaraba 10? Bosi ndaramvomera ijoro ryose nkarara ndinze imbuto zacu kugira ngo uruganda rwacu rushe gukora neza. Amen. Bakristo bavandimwe, nk'uko abashefu bamwe bakora za raporo zo kunyonga abandi, kubacisha umutwe bitwaje ako gatitire ngo ninjye shefu, ngo ninjye uyobora, ninjye utegeka, ninjye jera, ndi umuyobozi, ninjye ugushinzwe. Ugasangiye kinini kugira ngo umushefu akore imirimo iteza uruganda imbere, ahubwo igihe kinini cyamara muri za raporo zo guharabikana, zo kuregana, zo kunyongana, zo kubeshya, zo gusebanya, amatiko, amakimbirane, amanyanga, amacenga. Babashefu bagira radio rumwa iminwa iva, babashefu baregana, bahimbahimba ibinyoma. Kandi noneho koko hagere ko n'ibimenyetso kandi bifatika pe. Nuko ba bose nawe umva amabwire, bategera kuri tere ngo bashishoze, ngo bajye kureba koko niba ibyo bavuze ari byo, ari ukuri, bagahita bafatiraho. Nibwo asanga umuntu baramurangije kera. Nuko bahagera cyo bikora mu bose mwize iyo agiye kuri tere, hari gihe azayahoreye gutyo, yahagera agasanga wa mukozi ari mu kazi kose. Mbega byiza, ahubwo ugasanga nta wundi wigeze gukora nkawe. Usibye titire umuntu ashobora gukurusha, ariko asanga wa mukozi ari no gukora cyane kurenza wa mushefu. Ese babyeyi koko guhunyiza ku kazi ku manywa kibaye ikimenyetso koko si umusiga cy'ubunebwe? None se mubyeyi, niba waraye ku burinzi urara ukora ijoro ryose, warangiza ugakora n'amanywa, icyo ukoze nabi ni ikihe? Icyo abashefu twebwe no kugenda ducungacunga abandi,
nk'uko hari abantu bamwe twahinduye abanebwe n'ibisambo muri sosiyete zacu, nyamara umunsi umwe nijoro tuzakorwa n'isoni. Abenshi dufata amafoto yabyacitse, ariko amafoto y'abakora neza nta n'uyitaho. Ese ari umutekinisiye, ari umuyobozi w'uruganda ukora cyane ninde uhembwa menshi? Ari Marita, ari Mariya uri gukora cyane ninde imbere ya Yezu? Bana b'Imana, kuba waba uri hejuru, kuba ufite promotion, kuba waba uri mu bavuga rikijyana, ugicunga ikintu kimwe cy'ingenzi kandi kibanze, kwibyo uri gukora, kwibyo uri kuvuga, ari ijuru uri gukorera. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kumwamburwa. Rero bakristo bavandimwe, imirimo yacu yose yakagombye kuganisha ku ijuru. Naho ubundi kuri iyi si ushobora kuba ari wowe uhembwa menshi, ushobora kuba ari ufite titre ikaze cyane, ufite ububasha bwo kwicuka nakiza, ufite umwanya w'imbere, ariko ukazatahira gusebanya, kuregana, nyamara ntumenye ko uwo uri gusebya ari gutuma batana kwirukana, ari uri kugukorera. Kuko akora imirimo yawe amanywa nijoro, aharanira ko uruganda rutera imbere. Nguko bamwe bashobora kurangiza ubuzima bwabo hano ku isi nabi, ari ukugenda ku bandi, gukorera abandi nabi raporo mbi, ari ukugenda bagenzura abandi gusa mu kibi, ufatira abandi ku magambo. Nyamara Yezu ati ibyangombwa ni bike ndetse ni kimwe gusa, ni ijuru. Yezu mbaguhora iruhande rwawe buri gihe, numve buri munsi icyo umbwira kandi gikurikize, maze twibanire buri munsi. Yezu mwiza urakoze. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.